byabanje kuri Amour Scolaire. Ariko mama Lili, ikintu cyo gituma uzamuka gutya koko niki? Nuko nkubwira ko wangiza umutungo w'umuryango koko. Nta nisoni. Akose dati. Umuntu ushaka wasi n'umunsi umwe. Utavugana nabi. Kisegundeba. Hari icyo mbamvuze kitari cyo. Nabuze ukuntu mbikubwira. Ibiki? Naragukunze. Ariko shazi gutigisha. Ariko se kujya utavuga uri gisambo se uri iki? Ubwo uranzindukiye muri iki gitondo. Waretse nk'inkwari cyane nkajya mu kazi meze neza. Oya ariko nawe ujye uvuga ubuse ntabwo uri kumwe n'umuntu. Ubu uranzindukiye urumva ubyutse ushaka guhangana nanjye muri iki gitondo. Iyi ariko nagira ngo nyine tuvugane tuganire. Use kujya utavuga uri gisambo se? Mu icyayi niba utagishaka kujya ku kazi. Hako wajya ure ku mutima. Wanyweye icyayi ubundi ukandeka. Dati, none umushoferi ntarazi. Amaze iminsi irenga 2 angereza ku ishuri. Ibaze. Lili, nibutse ko uyu munsi shoferi atari buze. Uzi impamvu? Shoferi ararwaye. Barakuzi wabwije umwana ukuri ko wamwirukanye kubura amafaranga yo kumuhemba ukareka kubesha umwana ngo ngararwaye. Arwaye. Ariko mama Lili, kuki buri gihe uhora ushaka kwivanga, ushaka gutera umwana umutima mubi koko? None ni wowe uri kumutera umutima mwiza utamubwiza ukuri. None se icyo mubwiye kitari ukuri niki? Gaho kimbwira. Shoferi ntabwo wamwirukanye kubera kubura amafaranga umuhemba ntibari umugezemo amezi 3. Ibyo urabizi neza? Ntabimenya, ngiye mvuga ibintu nasubira. Wabimenyeye? Nabiyoberwa gute? Aya ntukabeshye. Ubushaka buri gihe kundemeramo umwana umutima mubi uzageza ryari? Ngaho nategereze z'abashoferi ziraje zimutware. Aratarakubeshya shoferi yarwaye kandi ndizera ko yindi minsi azagutwara. Mama barandashe. Bande. Do mubona kari mu gitondo rero. Ntabwo napfuye. Oya ntabwo apfuye nta muntu wakurashe humura. Ya mu mutima wagere tu. Humura. Si umwana koko ibi ni ibiki. Ariko ibi wasanga ari bya bindi byamubayeho ari by'abayibutse babimugarutseho. Mana yanjye ni ukurushaho gusenga ni ukuri. Nose ndajya ku ishuri gute noneho. Ubwo rero uhagaze ngo utegereje umushoferi. Umva uyu papa wawe ureba. Nta kubwiza ukuri. Nta mushoferi uteze no kuzongera kubona. Azamuzana mu ishuri iki? Papa wawe uyu. Nawe ubyumve nkubwire ubimenye. Papa wawe uyu yarakenyeye yabaye rubebe. Nta kintu kibereyeho. Wa mugore ibyo bigambo byose ubuhurutuye gutya imbere y'umwana ubona byari ngombwa? Umwana iki nawe ubyumve muko aho ubyumva umaze kuba mukuru umaze kumenya ubwenge. Ibyo nkubwira nuko so nta kintu ariho. Ubundi se ubindi wabwira ngo ndamubeshya ibyo bintu ubundi ubivuze mu ruhe rwego? Mbese ndakubeshye hari ikintu uriho?
reba nka breakfast abantu baba bafashe idashinga ese wowe uramvugira wowe ndakuvugira se umufuka wawe ntiwivugira nta kintu uriho ntajya no kwifatira breakfast abagore nk'abo bundi urabizi ko mukunda rwose siwe mukobwa wenyine mfite ntubizi neza buriya rero nyuma shagira amakabyamo biriya byose abavuga ni ibiganiro gusa nta nubwo aba ari byo ntabyo azi nubwo uyu munsi umushoferi atari buzi ariko wakwihangana urabizi ko n'imodoka yacu iracyari mu igaraje ntabwo nzi neza niba ubu ngubu yari yanakira ariko mu gihe tukibitegereje wakwihangana rwose ndabizi yuko ejo uzabona uko ujya ku ishuri rwose buri ubishatse wasiba hanyuma ejo tukareba ko wajya ku ishuri Dodi wapi ntabwo nasuka ifite ejo test ya English gusa ntimwongera se ubwo sanga ushibaye nzishiramo ngene ntabwo byo nge nabikora noneho rero tubikore gute ngaho urumva tugiye kubikora umukobwa wanjye ngaho reka kuba Dodi kuri kisa kandi ntabwo byi cecekere mubizi se ko mukunda igikobwa cyanjye ariko cecekere sibyo ntabwo nasibishije ifite test ya English urabizi nabikubwiye none se ubu ngubu tubikore gute ntabwo byiza ase ejo nyamara wihanganye ntabwo umunsi umwe watuma bakwirukana Dodi wapi ariko urazi umukobwa wanjye reka nze nkwereke Yego. njye nitwariye Ndakuzi nako ndabizi. Biriya biti byitwa gereveriya. nese ku izina ry'ibiti Oya, yewe nitwa Peter. ako ngiye kamubwira ndumva nanarushye ko numva nananiwe kugera ku ishuri ryari Ku ishuri nani imbere ariko ntago ari kure. njye ndumva narambiwe tu Niba warambiwe nta kibazo ndaguheka. Gwiki ngwiki ngugira iki Ndaguheka. urampeka ariko mara yanjye Cristiano arenze Messi. amurenza atese Cristiano afite Ballon d'Or 5 kandi Messi uvuga umva mubwire Messi afite zirindwi urumva Cristiano uriya azahora ari umwana yewe kuko no mu rutoki mudafite Messi atariho Argentine yakomeye aho Cristiano atariho Ni yataye kisi Cristiano yagarukiye Cristiano yagarukiye uriya ni umusaza mani ibyo ngibyo wikirwa unavuga niyo wabinera muri shinge sinabyemera Messi azaba ari hasi ni wajya reka kutsitsa reka ngumva umva Ballon d'Or Messi afite ubari izo Cristiano afite niyo wabinera muri shinge sinabyemera arazimurusha ibyo byabona tubira we afite ibitego bingahe ko musakuza habaye iki ntabwo
niyo mpamvu ntabwo mukora isomo ryawe mubwira abandi bagasobanura icyatuma musakuza kwicara niyo wabitangiye Biba bizanye byose nari ndimo mubwira ngo Messi arenze Cristiano. uya n'ubundi byakwiye byose sinari kubyemera n'ubwo sinabyemera Aramurenze none se ntiyatwaye iki? reka reka niyo wabitera mushinge sinabyo Arenze ntabwo reka reka Messi arenze Cristiano none se ko yatwaye iki? yatwaye n'umugabo ntiyabyemera stop muhagarare aho ngaho nta kintu mwari muri gukora cyari bikeneye isomo ryawe hanyuma usubira mu myanya yawe usubira mu myanya yawe ntimukare musubire niyo wabitangiye oya no hanyuma umukino mujye muwureba ubafashe kugira ngo mubane neza mwe kugirana conflict hanyuma ndumva igihe cya bureke kirageze nitugaruka mwibuke neza ko turi gukora ibyo twize mu kanya gatoya bafite test n'izo mpapuro uri kuzisohokana zijyana zose muri class room duzisubize umuntu nzahindeka kwinjira ahubwo imibare imibare ari munsi nawe ahubwo iyo ubwenge kare kose nizere ko uyu munsi none udutamo ebana kantine yacu tugarura mu ishuri cyane bebe ntabwo mpande zimeze neza gusa kandi utangiye kuvuga ibiki basi mukugorera ngo imeze ko ushaka nyine kujya kuri kantine ntabwo ushaka kujyayo ntabwo dushaka isubiye kudukora ikigo okay mujye guharira fani mugende ntabwo mugende sibyo ariko nyine mani twicara umunsi wese ako ntacyo sawa mani genda babwiza ukuri kandi ibintu byabaye twarafashe twavanyeho turazamuka bro twarazamutse ugiye kubaza ko ntabasha icyo nzi ntabwo twashobora kuba twaramwereza yego ariko ikirenge cyanjye cyagiye munsi y'icyanjye. Nta kibazo. Nta kibazo ndaza kwijyana. kandi uko umunsi ubona ahantu usubije sawa basi nzikora nyine warorohewe basi bro ntago ndi kurota cyangwa urakanuye oya ndi muri komako ntago byumvikana ko uvugisha Uwize uriya mwana ntago urasararetse. oya ibi ni ibibera muri komako nkubita hasi numve ko Halo. Mwana ariho ibintu biriho bya bintu mwanira ubwoba mwana byukije. ntago byumvikana Umva rero umubwire no muri kintu cyatanje kinarenze. Nuko ngo uriya mwana nagaruka kumugisha gusa cyangwa kumutereta gusa. Avuze ngo iki wimvira? Ndamutahana none ndamujyana mu rusengero. Skobito bro ntago uriya mwana Harya byari bisekeje. mbanjye nase nafe n'umwe babikunze Banza byari bisekeje da. aho se nganiriza Kujyanye n'iki? maybe kanunga wowe ubonye juste kagusetsa nkagushimisha yawe turutwo Kantu kanshimishije. Ndabyibuka nta nubwo ari kera cyane. Nejo bundi uriya mwarimu wacu w'imibare yigize kwinjira. Yigize kwinjira njye kubona mbona arinjiye agiye ku kibaho aranditse x guteranya 5 x guteranya 3 gukuramo 3 gukuramo 1 kongeraho 2 arateranya munsi ngeze hasi mbona ashatse kwifaransa biranga. None se kudaseka
gasekeje ndabyumva. ubwo ubuzima bw'amakare ubwo umuntu utamenye kure uwo muco wari uwibura buri wese nyibazaho gako gacu n'agahunu yo nari injiji nakuze bicanga ubwo buzima bw'amakare nakuze bicanga kuko buzima bwari bumeze nka kera agahinda nacura Nose basi mbwira nk'agafilme nyine basobonye nk'akamuvi gasanzwe nyine nkanye nk'urugero nkunda kurama amafilme muri France nk'urugero yindi bita Passion d'amour suizi Passion d'amour El Diablo udusubire nk'umuto basi nose mbwira basi nkaho nkiyo wabonye imeze nk'iyo ngiyo filime nk'izo ngizo umva nuko ubundi buriya hari utuntu bajya bavuga ngo umusaza nyine utabarutse ngo abari nk'inzu y'ibitabo hiye ubu nanjye ndamutse ngize akabazo gato nameze nka studio ya filime hiye kuko njyewe narebye filime na n'ubu ndacyazireba pe narebye filime ariko n'ubundi niyo byagenda gute nta filime izandutira Shumureta nta filime izandutira ubundi iyo hakivaho Shumureta hajya hitwa Ndabode Ndabode rero harimo ikidebande kiba kivambaye kiza kikarya abantu kikabarya nuko iyo filime utarayibona ni filime nziza cyane nagushishikariza no kureba Ndabode bize filime kwa mbere nzumvisha Shumureta Shumureta noneho nuko utazi Shumureta yo none haba ari mukobwa araza kitonda yabaye umuzimu nyine urukumva yabaye umuzimu akitonda agahita capuza umuntu umutima akaburya mbega umutima buryoshye we ngamenye kuva navuga nmishiza filime ese niba utajya uzirambize ngo basi ngiye haka romance basi wabonye akaromance filime haka romance nyine akaromance usi umva romance zo zigezwe iyo nzigezweho yewe we uza akaromance kitwa Zirara Zishya ngo Zirara zigira iki Zirara Zishya ese filime ni yahe ni akaromance kadanje ko mu Rwanda ukuntu utakazi we nzakugirane niko tutakazi umva ni romance ya danje aho uzi ibintu Kanyombya akora Kanyombya bari romantique abameze niba warabonye Titanic Zirara Zishya ni Titanic yo mu Rwanda ikigo nitwe nk'abandi ba ubwo buzima bw'amakare bwari bumeze nka kera hello ano boss yo turi kumubona mvumurezi mumwici imbere n'umurambo ubwo boss naho se kana gakobwa bari kumwe tukagenze gute agakobwa kameze gute ni agakobwa gatoya keza kuruka karekare umva muhagarike misi muhagarike vuba oya ndavuze muhagarike urumva sha gusa nawe sinzi ibyiwe ngo duhagarike misi arenzaho iki